Ndagushuje kandi nkuhaye ikaze kuri Hodari Empire. Igisobanuro cy'intwari ari ukuvuga ku bw'inyungu rusange gusa. Yamano n'umugore we Vava bagize icyo batangaza nyuma y'iminsi mike nyishize hasakaye amashusho yabo ku mbuga nkoranyambaga ubwo bari mu gikorwa cy'urukundo rw'abashakanye. Aya mashusho kandi yakwirakwijwe cyane ndetse kuri ubu ngubu hakaba ari abantu bakurikiranywe kugira uruhare mu kuyasakaza. Mu butumwa basangije ababakurikira bombi bagaragaje ko kujya hanze kw'ayo mashusho aricyo kintu kibi cyababayeho cyane kikanabasha kubabaza mu buzima bwabo. Yamano yakomeje avuga ko ari ibyago byabagwiririye nk'umuryango ngo ibintu atigeze atekereza ko byamubaho, ndetse akomeza avuga ko ibigerageza ibyo ari byo byose umuntu acamo bishobora kumubera ishuri ndetse rikanamuha amasomo mu buzima. Umugore we Vava nawe yavuze ko byamubabaje cyane kubona amashusho yabo ari hanze by'umwihariko muri rubanda ngo kuko bitari byoroshye kuyakira cyane bitewe n'indangagaciro z'umuco nyarwanda. Bombi bemeye ko byari ibihe bikomeye cyane kuri bo, ariko bakanakomeza bavuga ko urukundo rwabo rutigeze rusenyuka, ahubwo bakagaragaza ko begereye Imana aho bari gusenga kandi bashyira hamwe kugira ngo bashobore guhangana n'ibyo bibazo. Vava yakomeje avuga ko urukundo rwabo ari rwo rwabafashije gukomera no gukomezanya kubana nubwo banyuze mu bigeragezo bikomeye nk'ibyo. Yongeyeho kandi ko byamusabye kwihangana, gutuza, kwirinda kumva amagambo atandukanye aho yakomezwaga avugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko. Mu gusoza icyo kiganiro, Yamano n'umugore we bafashe umwanya basaba imbabazi imiryango yabo, bakavuga ko ibyababaye hari nk'impanuka. Bashimangiye kandi bashimira Imana ko ariyo yabakomeje kandi ikabafasha gukomeza urugendo rwabo nk'umuryango. Ngayo nguko iyi ni Hodari Empire, aho igisobanuro cy'intwari ari ukuvuga ku bw'inyungu rusange gusa.